nanjye mbashimira mwebwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. None tariki 27 Werurwe turazirikana umutagatifu Rupati, uzwi kandi ku izina rya Rupati wa Salisbury. Yavutse mu mpera z'ikinyejana cya 7 ahagana mu mwaka wa 660 nyuma ya Yezu i Worms mu Budage. Kandi uyu munsi nanone turazirikana umutagatifu Habibi, yavukiye Terishiba hafi ya Edessa, ubu ni mu gace ka Urfa muri Turukiya. Yatangiye kwiha Imana mu mwaka wa 321, dore ko Habibi yari atuye mu gace kiganjemo Abisilamu muri Turukiya. Ushobora guhita wibaza, ese imibereho n'ubwitagatifuze bw'aba batagatifu yaba ari iyihe? Reka mfate akaruhuko gato garuka turebera hamwe bimwe mu byaranze aba batagatifu n'ubwitagatifuze bwabo. Muri kumwe na Dusenge Gilbert, naho mukanya. Nkuko nari mbibabwiye, uyu munsi tariki 27 Werurwe turazirikana umutagatifu Habibi. Yavukiye Terishiba hafi ya Edessa, ubu ni mu gace ka Urfa muri Turukiya. Yatangiye kwiha Imana mu mwaka wa 321. Habibi akaba yaravukiye mu gace kiganjemo Abisilamu benshi, akaba ari nako yari atuye. Habibi yaje gutotezwa azira kwamamaza ubutumwa bwiza mu gihugu no guhumuriza abakristo, dore ko batotezwaga kugira ngo bahakane ukwemera kwabo, nuko akabahumuriza bagakomera ku kwizera kwabo. Igihe yatangiraga gutotezwa yagiye kwihisha, ariko nyuma yishyikiriza ubuyobozi maze bamucira urubanza, akatirwa gutwikirwa ku giti ari muzima. Habibi yakorewe iyicarubozo bikabije hamwe n'abandi bakristo barimo Samona na Guriya. Mu iyicarubozo bagize, bamwe bamanitswe n'ukuboko kumwe muri gereza ahantu hatagera urumuri mu gihe cy'amezi 3, abandi baciye imitwe, abandi bamanikwa hejuru ya peri abariho batwikirwa. Habibi, Samona na Guriya bashyinguwe mu mva imwe. Reka mfate akaruhuko ngaruka turebera hamwe imwe mu mibereho ya mutagatifu Rupati n'ubwitagatifuze bwe. Muracyari kumwe na Dusenge Gilbert, naho mukanya. Mutagatifu Rupati, uzwi kandi ku izina rya Rupati wa Salisbury, yavutse mu mpera z'ikinyejana cya 7 ahagana mu mwaka wa 660 nyuma ya Yezu i Worms mu Budage. Yari umunyacyubahiro muri ako karere, yaje kugirwa umwepiskopi kandi abona umumisiyoneri uzwiho gukwirakwiza ubukristo mu karere, ubu ni Autriche. Rupati yagize uruhare runini mu gushyiraho umwepiskopi wa Salisbury, kandi yari umwepiskopi wa mbere. Yabayeho ubuzima bwo kubwiriza, gushinga kiliziya, amashuri na monasteri. Mutagatifu Rupati ashimwa kuba yaragize uruhare runini mu bukristo bwo mu karere ka Alpes. Yapfuye ku ya 27 Werurwe mu mwaka wa 710 nyuma ya Yezu, kandi nyuma yaho yaje kugira umutagatifu. Umunsi mukuru wa Mutagatifu Rupati wizihizwa tariki 27 Werurwe buri mwaka. Nyuma yaje kwandikwa mu gitabo cy'abatagatifu. Mutagatifu Rupati udusabire. Kandi namwe muzirikana Mutagatifu Rupati na Habibi, bifuje kugira umunsi mwiza. Boneho no kwifuriza mwebwe mwese mwagize umunsi mukuru w'abazina banyu batagatifu kugira umunsi mwiza. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Mwari kumwe na Dusenge Gilbert, naho ubutaha.